Nshuti namwe bakunzi ba Iber Entertainment ndetse nawe ugeze kuri Iber Entertainment bwa mbere ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Uyu munsi ndagira ngo tugaruke ku nkuru y'urukundo rwa Isimbi Modo ndetse n'umugabo we. Uyu mugabo we akaba akomoka mu gihugu cya Israel. Iyi nkuru y'urukundo rwa Isimbi Modo tukaba tuyikesha n'ubundi Isimbi Modo ndetse n'umugabo we bakaba barayitangaje ubwo babinyujije kuri YouTube channel ya Isimbi Modo yitwa Isimbi Modo Vibe, ubwo basubizaga ibibazo bitandukanye bagiye babazwa n'abakunzi ba Isimbi Modo. Mbere yuko rero dukomeza ndagira ngo nshimire wowe wamaze gukora subscribe, nanasaba wewe utarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro n'ibindi bintu byinshi bitandukanye by'ubwenge tugiye kujya tubagezaho hano kuri Iber Entertainment bijye bibasha kukugeraho 5 kuri 5. Inkuru y'urukundo rwa Isimbi Modo turayitangirira mu myaka irenga 5 ishize se cyangwa se hafi 6 ubwo bahuraga bwa mbere. Isimbi Modo mbere yuko wenda tukubwira ku nkuru y'urukundo rwe n'uyu mugabo we ukomoka mu gihugu cya Israel, ndagira ngo wenda tubanze tukubwire muri make ubundi Isimbi Modo ninde. Ubundi Isimbi Modo, iyo tuvuze Isimbi Modo tuba dushatse kuvuga nde mu by'ukuri? Ubusanzwe mu mazina yiswe n'ababyeyi yitwa Isimbi Vestine, akaba yaramamaye ku izina rya Isimbi Modo, aho ubusanzwe akora akazi ko kwamamaza abicishije mu mafoto no kumurika imideri, ndetse yanamuritse imideri mu bitaramo bitandukanye harimo icya Collectif rwa Week of Fashion. Isimbi ndetse anagaragara mu mashusho y'indirimbo Closer y'abahanzi Meddy, Uncle Austin ndetse na Yvan Buravan. Ndetse ikindi, uyu mugore asanzwe akora ibikorwa bye bishingiye ku Isimbi Group, aho akora ibikorwa byo kuzana ibicuruzwa mu Rwanda ndetse no kubyohereza hanze. Ndetse ikindi, Isimbi Modo akaba yabarizwaga mu itsinda Kigali Boss Babes, itsinda ryari ryavutse mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu ntangiriro z'uwo mwaka. Gusa nyuma y'amezi 4 rivutse, Isimbi Modo nibwo yatangaje ko yahisemo gutandukana n'iri tsinda. Itsinda ryari rihuriwemo n'abagore n'abakobwa 6 aribo Alia Cool, Christella, Queen Radius, Camille Yvette, Gashema Sylvie ndetse na Alisa La Boss, akiyongeramo n'uyu warivuyemo Isimbi Modo. Abo nibo bakobwa 6 bari bagize iri tsinda ryitwaga Kigali Boss Babes. Isimbi Modo akaba yaratangaje ko yatandukanye n'iri tsinda mu kwezi kwa 6 k'umwaka ushize w'ibihumbi 2023. Gusa mu makuru ahari ubu ngubu iri tsinda rimeze nk'aho ritagihari, rimeze nk'aho ritagikora, kuko iri tsinda bivugwa ko ryaba ryarasenyutse cyangwa se n'aba 5 bari basigaye baba baramaze kuba batandukana. Reka rero tuhite twikomereza tuvuga ku nkuru y'urukundo rwa Isimbi Modo ndetse n'uyu mugabo we ukomoka mu gihugu cya Israel. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Isimbi TV kiragira giti umunyamideli Isimbi Modo n'umugabo we Shaul Hazir ukomoka muri Israel bavuye imuzi inkomoko y'urukundo rwabo kuva bahuye kugera uyu munsi. Uko bahuye, uwavuze ndagukunda bwa mbere, uko imiryango yabo yakiriye urukundo rwabo n'ibindi. Ni mu mashusho Isimbi Modo yasangije abamukurikira ku muyoboro we wa YouTube Isimbi Modo Vibe, aho we n'umugabo we basubije ibibazo bitandukanye Isimbi Modo yabajijwe n'abakunzi be. Aba bombi bavuga ko bahuye bwa mbere tariki ya 15 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2018 muri Radisson Blue Hotel na Kigali Convention Center, aho Isimbi yari ategereje taxi imutwara nyuma y'uko inama yaravuyemo irangiye. Icyo gihe Shaul Hazir nawe yahageze ari mu nama itandukanye n'iyo Isimbi yaravuyemo. Ubwo uyu mugabo yari mu biganiro, yabonye ku ruhande umukobwa usa neza, arangazwa n'ubwiza bw'uyu munyarwandakazi, abanza kugira ngo akomoka muri Ethiopia. Ati
duhura hari muri 2018, nari mu kazi, nari mfite inama muri Kigali Convention Center, ubwo inama yari irangiye nibwo namubonye yicaye hafi, ubwo yari arangije inama. Naravuze nti uyu mukobwa arasa neza, numvise avuga icyongereza ndabyishimira kuko ni ubwa mbere nari mbonye mu Rwanda umukobwa mwiza uzi icyongereza. Naravuze nti icyo ngomba gukora ni ukwirekura nkajya kumuvugisha. Niko byagenze, ndagenda mubaza izina. Natekerezaga ko ari umunya-Ethiopia kubera ukuntu ajya gusa nabo. Nyuma bakomeje kuganira, ahita amusaba niba bazasangira ibya nimugoroba umunsi ukurikiyeho. Simbi yavuze ko yatunguwe no kumenya ko umugabo uje amugana akomoka muri Isiraheli. Ati inama nari ndimo yari yarangiye kare, nicaye ntegereje taxi, nyuma nkabona umugabo ari kunyitegereza, tugahuza amaso. Nyuma aza kumvugisha ambaza niba ndi umunyarwandakazi. Mubajije aho akomoka ambwira ko ari muri Isiraheli, ndikanga nti Yesu, uko niko twahuye. Nyuma yo guhuza urugwiro, bamaze kumenyana, aba bombi bahisemo kubana mu nzu imwe iri muri Vision City. Tariki ya 4 Kanama umwaka w'2018 bategura gahunda zo kurushinga. Nyuma y'uko batangiye gutegura gahunda zo kurushinga, mu mwaka w'2019 nibwo Shaul Hazil yambitse impeta Isimbi Model, maze mu mwaka w'2021 nibwo baguze inzu yabo bwite banasezerana mu mategeko. Nyuma yaho tariki ya 20 Gashyantare 2022 bakora ubukwe bwabereye muri Kigali Convention Center. Reka dukomeze tuvuga uko imiryango yabo yakiriye urukundo rw'aba bombi. Shaul avuga ko abavandimwe be babiri asigaranye bishimiye Isimbi cyane ku buryo bashyigikiye urukundo rwabo ndetse bamukunda cyane. Ati umuryango wanjye warabyishimiye, umuryango nsigaranye ni abavandimwe babiri, umwe yageze hano yaramukunze cyane, bose ariko baramukunda. Twarabasuye muri Isiraheli, Isimbi ni umwe mu bagize umuryango. Ku ruhande rwanjye byari byiza. Simbi we avuga ko umuryango we utatunguwe no kubona agiye kubana n'umugabo w'umunyamahanga. Ati ku ruhande rwanjye ntabwo batunguwe no kubona umugabo wanjye ari umunyamahanga. Ikintu cyabatunguye ni uko bamenye ko akomoka muri Isiraheli. Umuryango wanjye wari uzi ko nyuma yo kubyara umwana azashyingirwa n'umugabo w'imbere mu gihugu, rero ntabwo byabatunguye. Icyabatunguye nuko yari uwo mu gihugu cya Isiraheli, igihugu bavuga ko ariho Yesu akomoka. Gusa nyirakuru wa Isimbi yishimiye uko Isimbi yari agiye kubana na Shaul Hazil mbere y'uko bakora ubukwe. Yibwiraga ko umugabo amubeshya, gusa nyuma yaje kubyakira. Isimbi na Shaul Hazil bafitanye imishinga itandukanye bakora mu Rwanda, ndetse hari n'iyo bateganya gukorera mu mijyi irimo Monaco na Dubai. Isimbi ni umwe mu banyamideli bakomeye mu Rwanda, yitabiriye ibitaramo byo kumurika imideli binyuranye, ndetse n'umwe mu bagaragaye mu ndirimbo Closer yahuriyemo Meddy, Uncle Austin na Yvan Buravan. Isimbi avuga ko ubwo hafatwaga amashusho y'iyi ndirimbo, umugabo we yari hafi aho, ndetse adateze kwibagirwa uko yahoraga amwitegereza akamusekera, ndetse amwereka ko bari kumwe muri icyo gikorwa cyamaze hafi umunsi wose. Ndetse utundi tuntu dutandukanye twagenda tukubwira kuri iyi nkuru y'urukundo rwa Isimbi Model n'uyu mugabo ukomoka mu gihugu cya Isiraheli. Shaul Hazil avuga ko ishusho ahora yibuka kuri Isimbi ari uburyo yari ameze ubwo bari basohokanye ku nshuro ya mbere nyuma y'umunsi umwe bahuye. Ndetse ikindi yatangaje ko akunda kurya isombe yatekewe n'umugore we Isimbi. Naho Isimbi we avuga ko adateze kwibagirwa igihe umugabo we yirengagije urugendo yari afite rwihutirwaga akabanza kujya kumureba ubwo yari mu ifatwa ry'amashusho y'indirimbo Closer. Ndetse ikindi kintu Shaul Hazil yatangaje ko anezezwa n'umubano afitanye n'umuhungu wa Isimbi, ndetse
n'uyu mugore we babyaranye. Ikindi kintu gikomeye Isimbi Modo yatangaje, yavuze ko umugabo yasabye Imana ari we yamuhaye kuko Shaul Haziri yujuje 98% by'ibigize umugabo yahoraga asengera. Ndetse si ibyo gusa, Isimbi Modo n'umugabo we batangaje ubwo basubizaga ibibazo byinshi bitandukanye babajijwe n'abakunzi ba Isimbi Modo babinyujije mu kiganiro yashyize kuri YouTube channel ye yitwa Isimbi Modo Vibe. Byinshi bagiye batangaza, ariko reka tugarukira aho ngaho ku bijyanye n'inkuru y'urukundo rwa Isimbi Modo ndetse n'uyu mugabo we ukomoka mu gihugu cya Israel. Nk'uko mwagiye mubyumva, nubwo Isimbi Modo bashakanye cyangwa se bahuye, Isimbi Modo afite umwana cyangwa se ari umufiyemeri, byababujije gukundana, cyane ko uyu mugabo yitangarije ubwe ko anezezwa n'umubano afitanye n'umuhungu wa Isimbi Modo ndetse na Isimbi ubwe. Ndetse si uwo muhungu wa Isimbi Modo bafite gusa, ubu ngubu bafitanye n'abandi bana bamaze kubyarana, kuko kuva mu mwaka w'2022 kugeza uyu munsi bamaze gushyingirwa, bamaze kubyarana umwana utari umwe, ndatekereza bamaze kubyarana abana 2. Nayo nguko rero iby'urukundo rwa Isimbi Modo washakanye n'uyu mugabo ukomoka mu gihugu cya Israel. Reka nshimire wowe wari uduteze amatwi ndetse nawe wamaze gukora subscribe, nsaba n'abatarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro n'ibindi bintu byinshi bitandukanye tugiye kujya tubagezaho hano kuri Iberi Entertainment bijye bibasha kubageraho 5/5. Amahoro y'Imana abane namwe.